The industry. Kugira ngo muri mabuso ntuzageyo naitwa Holy Rapper. Ari kumwe na Fire man. Niwe turi kumwe right now mu kiganiro The Industry right now. Yeah man, ntuzageyo anaitwa Holy Rapper. My brother ngo ikaze mu kiganiro The Industry. Uri kwiyumva gute papa? Yeah, nigga, umeze neza fresh oji. Okay, ndashaka kwanza banze udukubite yanuza yandamutsa kira pere ubundi muri no vibe ndi kumva right now. Yeah, ni wa muraperi umwe ruko uhumira mu rukombe mwisozi igihombe cyari mu gakino bibasa ko narimo abo ni mukureho uyu ni umurimo sinakareka sinamateka batera kunyitiranya sinabarenganya ko nimyize munamenya muzayatare neza amenya amateka yanjye no mutagatifu wa Butare Kicukiro borabizi Gatenga na Njame na Garama baramuzi Nyamirambo ibyo niki California afite ubwoba bacukurimba sinapfa yoji Holy Rapper in the house. Bozi ngazari the gentleman. Kuvi Butare no visio flow vozi kuvi Butare. Bisile nega. Amazing. Uri KGL. Neza baze ntarama baga pesa ifesi isiga yari imari Kigali ibaze ntambuka muri Ferrari rap nzaba nandika ibyo mbiragije Uwiteka. Amazing. Ndugo nishimye ko turi kumwe right now turi kuba tujye kuganira ho gatoya hari hakize igihe kirekire Holy kinini cyane kinini sana agenda bura ntabwo ariko nabitinda cyane nabura man cyane kabisa bitewe n'ubuzima bitewe n'iswirukamo na support audio video kwiyatsa kavumo imirire byose ni Holy Rapper wimenya kabisa. Holy iyo tuvuze Holy Rapper umwe mu baraperi wenda bazwi cyangwa se bafite izina hariya mu karere ka Huye bita bima ishusho nkongera nkagaruka ku bandi baraperi mwari muri generation imwe harimo nk'aba bakangurambaga uyu munsi batagihari itsinda ryari rigizwe n'aba RG7 Young Boy kangurambaga n'indi G bitaga ni Rockman. Mr. Rockman. Oh my God, Rockman. Nk'ubu baraperi bahagaze neza cyane ari Butare iyo urebye iyo industry muri rusange hariya mu karere ka Huye nk'abaraperi mwari mwakoraga iyo rap muri rusange mwabonaga umuziki ufatwa gute cyane sale yanyu nk'abaraperi mwafatwaga gute? Butare defo ni imwe defo y'Ibutare nuko nk'abantu bategura ibitaramo ntago bibanda ku bantu bateka tuzamure n'abahanzi bacu biwacu. Batumira bakure bakabapesa n'ibiceri birenze wewe mu karere iwanyu ugasanga ugiye kugigira gusana na stage urapesheje tu kugira ngo ndego stage kandi ari mu rugo bakakiriye abashyitsi ugasanga we nabi ibintu bigoye. Ahanini ubona byati iki kibazo giterwa n'icyori ni Butare muri ya game muri ya industry gusa ntabwo nabitinda hari abategura aba MC abanyamakuru bakora entertainment y'umuziki nabo ntabwo babikurikira ngo bibande ku bahanzi bo mu rugo bashaka bakuru. Bishize kuba ngo abari muri game cyangwa se muri industry y'akarere kawe ntabwo bajya baha agaciro abahanzi babo. Ntabwo bahabwa agaciro abahanzi bihuye mu karere aho sihuye gusa nyo ndebye tu ko numva abahanzi bakora cyane umuhanzi uri i Kigali niwe bumva niwe bakina amaradiyo imbuga niwe bakurikirana. Yaba ariyo mpamvu se mu by'ukuri ituma muva mu karere ka Huye mukaza mu mujyi wa Kigali? Nabyo byaba impamvu n'indi mpamvu na studio zikaze ziri Kigali mbega social media iri Kigali. Bishize kuvuga ngo noneho Ibutare baha agaciro umuhanzi ukorera umuziki i Kigali kurusha ukorera mu karere. Hakurya y'akarere si Butare gusa navuze ni ahantu hose hakurya y'akarere umuhanzi atuyemo umuhanzi wahabwa agaciro kuruta uwawe. Hanyuma rero ugiye kuri YouTube channel yawe mu myaka 7-6 ishize hari ukuntu wari ufite move yo ku rwego rwo hejuru
uri connected cyane n'abo artists b'aba superstar ba Riderman ba Jay Polly Nyagasana komeza mutuze aheza n'abandi ba artists bagiye batandukanye ba Fireman n'abandi ariko uyu munsi yo connection ntago tukibona, yo move ntago tukibona. Ni bihe bibazo cyangwa se ni cye kibazo ahanini wahuye nacyo cyatumye wenda iyo connection tutakiri kuyibona nk'uko twayibonaga before? Ntawe buri impamvu wenda sinayivuga hano cyane ko irahari tu, ariko gusa ndahari, ariko nta manager ntaki ndekipapa nka ni mama ndacyari ibyapa ndacyarwana n'abatatu n'abatanu njye mvura wapanga na motara kwambitambikwe ko mfite natara nyine oji badawe imihanda nta muntu anyizira nk'umuraperi arambona batirani motari se motari yawe kubitiye rapa mirongo kiboneza mvugo turacyari abarimu old school nawe yagiye batubangije bayitaye rapa ndacyayikuye trap ni 4 isezerano rishya irya kera riba ryera ntago baribasha bo ni isezerano ry'ubu niho ni isezerano rishya ariko irya kera riba rikiri ari irya mbere. Hari ikintu uvuze ati barambona ngura ni motari gusoma rap cyangwa ngo ukora umwuga w'umumotari? Ndi umushoferi. Uri umushoferi. Muri make ndi umushoferi kuko wambwira ati wamutsanga abo bita abasari, wambwira ngo we hori rapa ngwino ntware naza nkahita ngutwara nk'umudriver nyine nakugeza mu rugo ukamayo make, ariko ntabwo wambonamo nk'umuraperi, nta nubwo wamagaye nubwo wari kumva ingoma yanjye ndi kuyikumvisha ntabwo wabyemera ko ari njye. tuvuga ati uyu nguyu mbona bitewe donc ni ngo wambara ishusho bitewe n'akazi uri gukora n'akazi ndimo duwe ndi stage mfata nk'umusani twahura uri mu kazi indi mu kazi nashyizeho yaje n'ubukasike cyangwa se ndi kuri vora ngo tuvuga turi hano ni shoferi nyine ntabwo ibyo wabyitinda neza cyane ariko barabizi hatari barabizi ko iyo batubonye barikanga yabonye tugeze studio bavuga ati umuraperi yaje ntabwo waza umbwira ngo urinde barabizi ko wari wapa nyine ni hori wapa n'umutagatifu hari umwihariko wawe wanjye neza cyane. hanyuma ku ndirimbo zawe nyinshi wagiye ukora zitandukanye, hari izo wagiye uha cover y'ifoto ya Jay Polly kubera iki? Jay Polly ndamwemera ni umusaza gusa navuga ngo nuhaye cover ifoto ya Jay Polly Jay Polly ndamubona n'umusaza suvuga ngo namuriragaho iti wagira ngo bayereye ku bavende ngo Jay Polly ni iki, ariko n'umusaza namwemera natwe twabicirinze tubakambwira turapa dufite na collabo tugiye gukora nuko nyine iminsi nyine ntawe umenye igihe azatahira. Icyo kintu mwibukiraho tuzazanagiye kava ataranataha. Ukimara kumenya ko cyangwa se wamenye amakuru ryari yuko wenda Jay Polly yatuvuyemo? Ntabwo byatinze byabaye nk'uyu munsi, ejo numva umusaza Biramfurera aragiye ndavuga ati nyine mbuze umuntu wanyisipiraga nakundagamo agakuraje kuba twayadura ahantu henshi tugaciringa agambwira turapa nubwo uri umumotari ariko nubwo uri umushoferi ariko kuraje cyane n'ukunda hip hop mirongo n'inari urayifite uriyandikira ibintu byose urabyifitiye wowe kuraje ntuzacike intege. Icyo namukundiraga yari umuntu ucisha make tu. True. Hari ukuntu yakwinspiraga ukajya nawe ku murare vibe yo hejuru n'ibindi nk'ibyo kuba atakiri muri no game cyangwa se muri no industry y'uyo muziki nyarwanda muri rusange, uri kubona twarabuze cyangwa se industry yacu ihagaze gute? Twabuze umuntu nyine twabuze intwari, ariko intwari niko zimera tu ntabwo zitinda ku isi umuntu akora akagera agataha, ariko twabuze nyine umuntu we wari ukomeye, ariko n'abahari barabasha ntabwo twese twahoraho mwagomba kuza agacaho, ariko twabuze umuntu ariko ibyo yasize akoze tugomba
tugomba kubishyigikira Yeah, tukanabibungabunga tukanakora n'ibirenza tugendeye ku byo yakoze duciriye inzira muri make kabisa kabisa. 2019 bwo wasohoye indirimbo urabyumva ute, niyo wakoresheje cover ya Jay Polly. So tuyumveho gatoya hanyuma tubwire kubera iki urabyumva ute. Donc kuki urabyumva ute nyine nayikoze nyine mbasa nk'umubebi cyangwa mbasa nk'umuntu turabyumva ute tubaye ko nisi mbere umukobwa nyine mvuga ati baby urabyumva ute nyine tubanye ngo urabyumva ute ye nawe tubanye urabyumva ute hashize igihe njye nawe dukundana n'ababyeyi bakaba babyemera urabyumva ute tubanye bwa mbere na mbere mbanje gushimira ababyeyi bakubyaye bakakwita izina Queen nanjye ndashaka nkubere King umbyarira igikomangoma n'igikomangomakazi erega njyewe ndi umuhanzi urukundo ngukunda uraruzi urabyumva ute bebe amazing. Twumve ko nziza anaitwa Holy Rapper Heavy Kick on wanzi ntuzi kuri beat ahangaha yewe. Reka tuyumve then turagaruka dukomeza na Holy Rapper in the house. Urabyumva ute njye nawe tubanye ngoma imeze fresh sana kuva kwa Holy Rapper n'umutipe kukubisa chorus yitwa nde Holy Dodian Maître Dodian Maître Dodian Oji. Oh my god, Maître Dodian. Oji. Maître Dodian wa zamani kabisa. Zamani. Ndamwibuka sana no mu bitaramo byagiye bibera hariya muri Grand Auditorium muri kaminuza y'u Rwanda harukuru yajyaga performinga. Ndamuzi sana Maître Dodian. Wow, amazing kabisa. Hanyuma hari ukuntu umuntu yumvise flow zawe Holy, hari ukuntu yumvamo uburyo bwo guflowinga bwahuzwa nanone muri mukoze collaboration so yuko hari na Pifla birimo neza sana couple of people great ari mu bantu maybe bakwanspire Pini Shumiti Maniji ni umuntu wanjye twarabanye twengeye kirekire aho dufite n'indimo bita ibyo nkora nk'ibyo nkora ni wowe nanjye n'undi twese ntuzacukurira imva y'umupfu utarapfa ibyo nkora ni wowe nanjye n'undi twese ntuzagirire ishyari akeza ngezeho ibyo nkora ni wowe nanjye n'undi twese man. Kapiro yaza kubwira ngo n'urugambo rwa maniga flowing n'ikiniga muri speaker za biri na politike migeratwari hakurya y'inyanja imirambo nibarika hafi ya Sicilia niko bari gukingurwa bashaka Bella Life ni money motivation bakize kuva kera ariko bagotewe inyatsi gutanywa imiti rwatsi babigize intambara bashitinga Yos. Man. Pifra. Man. Capital of the great. Wow. Mwakoze ingoma imeze fresh sana. Niyo mwise imva yego. Gusa izi song ntabwo ziri kuri YouTube kubera iki? Indirimbo nyinshi ntarashyira kuri YouTube kuko nakize kutubwombereka yuko mbizi nibyo ndimo nabikora ariko nabati zino reka nzishyira hano igihe tunzaho namugutse mfite umwanya igihe YouTube nazishyira hanze n'abanjye bazazishyira hanze jima mbibereka gake nzibereka gake Gushugo nigere sibyo amazing hatari sana. Hanyuma kuba noneho ubu nguvu guti ubwo none ndi muri KGL ndi kubasha gukora indirimbo maybe zitandukanye uyu munsi tukubone hehe mu myaka 5 maybe iri imbere cyane muri game industry nyarwanda. Ndi kure cyane wenda ubushobozi nibwo bushobora kubura tu ariko ndebye inzozi zanjye niyo nzirebye mbona ndi kure cyane ubushobozi bwo nzarwana nabwo nk'umuntu ukipapa nka ni mama ariko ndabizi ndi kure cyane kumfata byaguhenda no kumfatisha nafita yanjye abana bigoye cyane icyo ndakizi ngo biri mu bintu ubona ko kuvuga uti zura stage nini stage ko ari nkana kose nayibyimba
beat uko yabiri kose nayimanuka cyaki cyose wambwira ndi umusani ndiyandikira ntanirapira gusa wazumbwira iki wenda icyo nabuze ni talent yo gucuranga no kwikorera byose ariko kinyumvisha beat ukama byose wazumbwira ngo urinde urindis karingezi murapera umwe rukumbi uhumira mu rukombe n'imisozi igihumbi ndacyari mu gakino abibaza ko narimo aboni bakureho uyu ni umurimo sinakareka sinamateka batera kunyitiranya sinabarenganya kuko nibigize banamenya bazayatare neza bamenye amateka yanjye kabisa. Inspiration yo kwandika uyikura hehe? Biterwa n'ubuzima ndimo, biterwa n'ibinje mu situation urimo, situation ndimo y'ubuzima nima kwandika. Byiza cyane. Ntabwo nagenda ntaguhaye imwe muri instrument fitanga kubera yuko ndabizi abakunzi ba Fine ntabwo nabakira ati ni gute umurapera aza ntumu blessing ikintu runaka ngo nawe to blessing kuri flow runaka. Hari imwe muri boro mfite hano imwe yumve kwanzingi umva kari umurundo sera nanjye ko mirongo mfite tabara Holy rapper in the house was the girls, ladies and gentlemen. Holy, let's go now. Bad boy sweet, bad boy new king. Frozen ndazibindika abaniga bagahubuka bakava mu byabo nta kimwe bagira tweeting ku mafoto tatu ku maboko renze check itala legendary muri chupa kwero pomi studio beauty n'umukunzi fuki nimbi kuri ngedo ni sometime ho bonde nagahuma rap mu rapere hip hop murayica sinyuka rya ribiya mwarayitobaguye mihindura imyobo wan hose nibiraka nkora ikiki cyenda mwanya mkiza gatobero mwiyisimiriro abandi nabanyonzi himbwa ni ry'umukara hip hop na mu mitsi hip hop niyi hip hop siyo mirimba muteta misha cyangwa mwikinisha horo pasi ndi kingi horo pondi cyano horo pono yino abajima bakora ikono bakora buno hip hop niva mwikono hip hop niva mwikono anaitwa Holy rapper ndacyamuha kandi kanu anaitwa Holy rapper ini Fine FM the industry ndacyari Professor Y 93 n'igiti kimwe Holy let's go now ne Fine FM ninje mitiye ko ry'isegumeki ya hasi nabumbuye ijisho rye nari imfururu nta muto nta mukuru ibintu byari induru mwerabona nta kundi arekira mu kingo sinigeze umugongo nuko nabuze umuryango ntuzanoza by'ababyeyi imana we no mubyeyi nuko nakuze ubuzima bwanduhije heshi naraye kanse ngengezwe n'ikarito heshi na wakato bante kinyendaro impobo ngegera ya rwabayanga n'umuciraga rutega unciye bagafunga ntibigize bamenya bamenya burya nayo wapfa mutagatifu wa Butare nega umutagatifu wa Butare anaitwa Holy rap on ones and twos hanyuma iyo uri gufiringa beat nk'uko cyangwa se wenda wibereye ghetto hari umuti kugeza kumbwira ngo akenshi iyo uri muri ghetto nk'uko ashobora guplayinga beat isa yose gashira nta ndirimbo like nyine nta magambo arimo ikamuha inspiration ya atari izo moments zigeze kubaho byagwanye epfa kumva beat nayihamwe n'amasegonda nk'arindwi yaba menshi ni 10 wari maje kumva melody iki kundi bugende ngo wageze nk'icyo bita ngo drill naje mbakome nazo wisangamo cyane rero naje mbakome kandi uri kumva gute se Holy wow Holy Twera Holy wow Holy Twera hip hop yanjye siyo hip hop yanyu hip hop yanjye dore yera nkuru yanjye
hip hop yanjye niyo roho yanjye, mwananze kuvuka none mwirwa mu mvuga, mwacukureye mva mutazahomva, muri guhomvomva karezi kadari mwekena nanjye we mwikina nanjye hip hop irabuze oze dore barakuze, imizigo irabamaze kuba mbivuze sikosa nkoze, nibakesa imihigo toponi kiva mihogo, bifungiye imiryango bataye imirongo, ndurira nka tafu ubu yabaye ubufu, irarwana n'igifu kandi yari ifite ingufu, yishe ubutanu butagatifu umugani urafata na mvura idahita, hip hop barayitana bamwe barenze imipaka, ubu ntibakira pa barapa bitaka, bafite amafaranga ntibagihangariga n'abanyamahanga muri biti za tuceni babazi anaitwa Holy Rap. Tarimo yacu isa nkaho ari kugenda yirukanka byatari, ariko ntabwo yadushirana nanone tutongeye kugaruka nanone kuri song zawe. Twa tumaze kumva mu kanya kashize imvo akoranye na Fireman ya ntuzajyeyo muri Mabuso, ntuzajye muri Mabuso ya n'izindi song zitandukanye. Akenshi uduha audio, kuki utaduha video? Musaza nakubeshya musirika wande ni inama n'ubushobozi birenze ndi papa nka ni mama nabikubwiye, ntabwo rero navanye kwa video nshaka gukora ni video ihenze, kuko nanjye ndimo nakoze bari ndimba ifatika, nabone ko ya video nyine itazayi mbona nyine ntacyo yamarira yo kwereka muri quartier ndetse barabizi ko ari Holy Rap, na nyuma ya quartier barabizi ko ari Rap cyagipfa nibarire cyabunga n'ikigurgo cya rapa bagasara Holy Rap Holy Tera barabizi. Ubona ari kubera iki aba artists b'abaraperi mudakunda gusigninga cyane mu ma label cyane hano mu Rwanda, East Africa muri rusange usanga bakunda gusinya mu ma label, maybe bafasha n'abaririmba Afrobeat, aba Afrozouk n'izindi styles zitandukanye, ariko wagira ku baraperi ugasanga ni ikibazo. Abaraperi nabona bitinda, abaraperi ikibazo cyaba urabona abantu benshi muri sosiyete bakunda nyine indirimbo zibyinitse zirukanka mbega nyine zibyinitse zituma basara nabangu basara bagira vibe, ariko rap ni indirimbo irimo ubutumwa, irimo amagambo bisaba kuyumva kugira ngo byiburanze wumve icyo umuntu yavuze. Ariko nubwo uvuze ngo wenda babasenyesha kubera ko baba bafite za songs zigira vibe, ariko iyo turi ku ma stage hari amashow agenda aba, ariko ugasanga baraperi muri stage ntuhagurutsa abantu, ariko ubusanzwe hanze umuraperi kugira ngo azakirwe imbere yawe amapera byinshi cyane baba baturirwaho. ubona ari iki maybe cyakabaye kibakorerwa noneho kugira ngo mugire kagaciro mwifuza ko mwakageze muri rusange, kuko imihanda indirimbo zanyu barazumva cyane, ariko mu ma label mu ma deals wenda ku ma company agiye atandukanye ugasanga abaraperi ntabwo bari guhabwa izo nuzo. Umuraperi no kumufatisha bigoye, umuraperi abayiruka, umuraperi uzacunga umuraperi ahantu ari hose, ubuzima bwe ubusanga ari wa muntu wirwanaho, wa muntu wirwanirira, ariko umuntu urimba izisanzwe ni umwana wo mu rugo, ni umwana nyine twibereye ku ishuri nyine ufite ya mico nyine ya Kristo nyine mu cya ADP, ko bajya babashinja ngo abaraperi ntabwo bagira discipline nzima. Icyo kintu kivuga yiki nyine abaraperi bashaka kubaho ngo bigenga, gusa avuye ati umuraperi ni umusinzi, ni umuwabiki, ariko oya kandi ikintu nyine nabikubwiye abaraperi ntabwo ari indirimbo zo mu tubari cyane, irimo bisope ahantu henshi ntabwo umuraperi wamusangayo, gusa umuraperi kuri stage
aba yubashywe niyo ageze stage nawe urabibona yuko abantu bose bahita bavuga ati put your hands up kabisa zaye nka Bulldog wenda mu baraperi bari hit Bulldog Riderman Bushari ba Ishkevi yacunga ageze stage ubona akantu bahise ari ikintu cyose cyiyongeraho of course bahita bavuga ati twongeye twashaka ibyishimo biraje neza cyane ariko hanze ugasanga ku maradiyo gutora ugasanga umuraperi nyine ntabwo bamwitaho umuraperi nyine abize agabura umuntu wagoza n'iki yanagafashe aca n'inyuma akajya kubatamo ariko umuraperi bahita bavuga ati ahita duhubuka neza cyane turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu bitewe n'uko mbona time yadufashe ndaza kuza gusigamo bihemu wakoranye na Fastboy yego Fastboy na Gisa cy'inganzo imaze igihe kitari gitoya gito nakubeshya buriya tumaze iminsi nayime narabuze ariko ubu noneho ndahari kabisa siko nazanye ntuzajyeyo nawe ndahari oji neza cyane kabisa hanyuma n'icyo rero usaba abari kutwumva right now ndetse na bano bakabaye babashoramo imari nk'amwe baraperi kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze ndetse n'inganzo yanyu na talent yanyu muri rusange ibagaburire nk'uko mubyifuza icyo nabasaba ni uko wenda mu mashow akomeye cyangwa amashow nyine afatika bajya batumira n'abaraperi ukumva ahantu igitaramo gikaze cyane kiremereye iyo nguzo n'umuraperi babiguye nanjye ikintu kirancanga simbaze ngo impamvu niyi ariko nkare nyuma ngasanga umuraperi nyine nta management iremereye nawe afite umuntu ukirwanaho kandi byose nasanze ari kata musaza byose ni kata igitaramo kiremereye usanga nyine umusoro gitumiwe nuko yakigigiye cyangwa afite umuntu wagiye kukimuteretera naho se nkawe uri imihanda uracyarwananye byondo ubavuga ngo uzayakungira igitaramo gute kiba ari ikibazo ni ikibazo cya dahari ugeze ukomeza ku muraperi Rockman hari bimwe mu bitaramo yajyaga akora ku giti cye ku ruhande rwawe hari ibyo wigeze kuba wakwikora ku giti cyawe wenda muri iyo myaka ya nyuma yanjye wenda nyize kugira igihe cy'ibitaramo nyiri kumwe na Limited ariko byaje kugera nyine Limited nayo byaje kwivanga sinzi aho yarengeye ibitaramo nta cyanjye ku giti cyanjye ndakora tu mu gihe ibitaramo by'abandi nka pafuminga ni ibyo tu ariko nta cyanjye ndategura ariko numva mu nzozi nzategura igitaramo nuko amikoro n'ubushobozi nibyo bikinsonga ayo bizaza bose twite tuvuga ngo inshallah neza cyane kabisa hori nuko ndumva nishimiye ko twaganiriye hanyuma tubwire kuri ino song nayo tugiye kumva bihemu ko iki wahisemo gukora nabo bahanzi bihemu yo kuyikora bihemu nyine nagendeye bavuga ngo ntacyo wazumbwira ntacyo wazumbeshya urukundo rwari hehe mu magambo muri pare twacakaje nicuritse narakwiyeretse ntiwamenya uranyitiranya gusa fata pisi hano turi ku isi nawe urabizi kidasakaye inzira ya twese burya nimwe menya kubana nimba ushaka ko tubana aho ngo nyine holy wapa aho nyine ibihemu hari ukuntu umuntu umwamure kumwe akagufata akagufata nk'idage akagufata nk'ikikuba wamweretse ko nta ribi uyirekuye umwereka ko uhagaze ariko kuba mwetse ko uhagaze se kugira ishaza ngo nakumva nyine wakagombye kuba waraburije ibiko ariko bikarangira nyine umwe mbwiye ko nyine wowe wabibonaga yuko nyine uko yagufashe atari ko wamufashe mubwiye ati menya ku bana ushaka ko tubana gusa niwe nkeneye kwaka ndetse muri uyu mwaka nkiyambarira ibyera n'inkwera na byera ibintu arimo nanjye dore ko umugabo bwira atariye ntibwira atabonye nabonye abanzi banjye nk'ishusho yanjye umundu nyange icyo mwisabiye disi uzankundira abanjye uzankundira abanjye neza cyane kabisa hori nuko reka gushimira sana kuri time yawe murakoze cyane nka Fine FM ndishimiye
cyane Yeah man. ari nkumbuye no kugaruka stu Yeah man. ya radio Kabisa. ariko ubu ndahari Kabisa. Ubu ndakeka ko bigiye kuguha indi motivation. wongeye kubakora umuzigo. Iyi industry iragukeneye cyane bro. Industry iranyeneye ariko nyine nayo nanjye ndayikeneye. Kabisa. Ninyereka ko igikunda hip hop. Kabisa. Yeah man. Reka tuze dusoreza kuri no song wise gute bihemu. Hanyuma nanjye kashimire mwese twagiye tubana mu cyo kiganiro kizire ko twabanye n'ize The Industry buri wa gatanu ku isi saa 3 kugeza kuri no saha. Hanyuma mukomeze mwinjoyinge gahunda za Fine FM 93.1 Radio of your choice. Nitwa Yusuf Professor Y ndi kumwe na Holy Rapper twaganiraga byinshi bigiye bitandukanye. Bye bye, mugire weekend nziza. Ciao. Holy Rapper First Boy Production The Industry. Nimusigira mungeraho niragije uhoraho. Unlimited bihemu burya barahemuka badushinja byinshi nko kwigomeka tuza kubita ni gato